kuko ubasha gutekereza ukareba icyo wakora. Ntugire kandi umujinya uhutiraho, ahubwo banza utekerezeho gato. Umujinya ukoresha byinshi, ubanze utekereze ese koko kiriya kintu koko nayo ngiye gukora nicyo. Numva koko umaze gutuza uhita ubona ko atari cyo. Cyane cyane rero uwo nkunda ni King James, ndamukunda cyane, nkunda indirimbo ze na Soshomura, nibo nkunda. Kubera iki? Bitewe n'ibyo bahimba, ibyo bahimbye baririmbye, numva amagambo yabo nkayakurikirana nkabona afite inyigisho. N'abandi barazifite, ariko muri abo ngabo nibo b'umwihariko kuri jewe. Reka tuve muri filime gatoya tugaruke no mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ni iki kintu wiyiziho wavuga uti iki kintu abantu banzi nk'umusitari, bamwe banatekereza ko banzi ariko iki kintu ntago bakinziho? Banzi mu bintu byinshi wenda cyangwa bike, niko ni byinshi kandi bike. Kuko njyewe niziho ko mfite impano yo gusengera abarwayi bagakira. Nta muntu ubizi ko bihari, ariko mu bo tubana cyangwa bo babizi barabizi, ndabizi. Nkunda Imana, nkunda abantu. Nakubwiye ngo nkunda kumva ko nakorera umuntu ikintu cyiza agahora nshaka, ntamukoreye ikintu kibi ngo azavuge ngo sinzongere kubonana n'uriya birangire. Oya, shaka kugira ngo uwo ari we wese yifuze kuba twakomeza tugakorana mu bintu byinshi. Murakoze. Icyo ni ikintu wiyiziho abantu benshi bashobora kuba batazi. Akadefo wiyiziho buri gihe uhora urwanira guhisha nakaye? Oya, akadefo wenda, defo burya ntago umuntu ayimenyaho, abandi nibo burya bayimenya. Ariko nkunda ibintu biciye mu mucyo, ntago nkunda ibintu by'amanyanga. Oya, nkunda kubwiza umuntu ukuri, ariko ntabimubwiriye mu ruhame, tukaba twakwicarana nkareba strategy nabimubwiramo. Icyo kintu ndakizi ko amanyanga sanjya nzaho ngiye. Oya, niko kadefo numva niyiziho. Kuko bituma ngira umujinya, nkumva si byagakwiye ko byagenda gutyo. Nk'icyemezo wigeze kwifuza gufata ariko ntugifate, ukavuga uti ndicuza kuba ntarafashe iki cyemezo, ni iki? Nge ntacyo, nta gihari, ntacyo. Nk'icyemezo wafashe wiganyira ariko nyuma kigakunda kikabyara inyungu, ukavuga uti Mana ushimwe kuba narafashe iki cyemezo, ni iki? Nuko nakini ntari ingore. Impamvu nuko yari irimo ubugome bwinshi, irimo amakare menshi, nkumva sinayikina, nkumva mu maso y'abantu biragaragara gute, ariko byageze aho nshirika ubwoba ndayikora, numva nta kibazo binteye kandi byara umusaruro. Kuko abenshi iriya story twayihawe n'umuntu ukomeye, simuvuga izina, ibyamubayeho nawe bituma tuyikina. Koko tuyikinira aravuga ati neza, narinzi yuko ari we wagarutse. Hari nayo ingore yagarutse. Kuvuga mwakinnye ubuzima bw'umuntu? Dusa naho twakinnye, yego sibwo, ariko ni ibyabayeho cyangwa bishobora no kuzaba cyangwa byarangije no kuba. Siperansiya cyangwa se intare y'ingore ni nayo mazina turi bukomeze gukoresha cyane. Nk'iyo ubyutse mu gitondo kumumona abapanga utuntu twendagiye, akantu k'ingenzi ukunze kwibagirwa nakaye? Sha nta kintu nkunze kwibagirwa, kuko mu gitondo ndabyuka ngewe ngasenga, namara gusenga ngahita mfata agenda, kuko nijoro mba nabipanze, nkamenya ngo iyi saha ni turaba turi kumwe n'uyu, ndabigenza gutya, ndabigenza gutya na gutya. Akenshi kuko nta mwanya mba afite, impamvu mba ndi gukinira abandi, mba ngomba kugira ngo iminsi ine mbe ni muri Seburikoko, badutwara saa 11, hanyuma tukavayo sangahe, nkavuga iyi minsi ine ni muri Seburikoko, iyi ngiyi nzajya guhugura abana, wenda tuvuge Irwamagana kuwa gatandatu nzaba ndi kumwe n'uyu munyamakuru uyu n'uyu, ku cyumweru nzajya gusenga, ariko ninza nzajya gusura wenda abarwayi. Nuko ngo nta munsi wanjye n'umwe upfa ubusa, no mu rugo iyo mpari mba ndi kwandika, mba ndi kuri machine yanjye ndi kwandika amastory. Murakoze. Aho ngaho ni kubijyanye no kuba wakubahiriza gahunda. Hari ibintu umuntu abakunda. Ukunda umuziki? Cyane cyane cyane. Nkunda umuziki, nkunda na filimi, nibyo bintu bibiri cyane nkunda mu buzima bwanjye. Yego. Ukunda abahe bahanzi mu Rwanda? Abahanzi bose bo mu Rwanda ngewe ndabakunda cyane, kuko n'abahanzi bagenzi banjye. Ntekereza impamvu yahimbye iriya ndirimbo, nkareba story irimo, ngiye hita ndeba story, nkareba icyo yashakaga kuvuga cyangwa icyo yashakaga kwigisha abantu.
cyane cyane rero uwo nkunda ni King James, ndamukunda cyane, nkunda indirimbo ze na Soshomora, nibo nkunda. kubera iki? Bitewe n'ibyo bahimba, ibyo bahimbye baririmbye, numva amagambo yabo nkayakurikirana nkabona afite inyigisho, n'abandi barazifite ariko muri abo ngabo nibo b'umwihariko kuri jewe. Ibintu byitwa umupira cyane cyane w'amaguru ujya ubyita? Oya nta nubwo nzi, ushobora kumbwira ngo yakina muri equipe oya, ariko wenda turi nko mu bantu twasohotse bavuga ati wenda uno munsi tujye mu mupira, dushobora kugenda nkabona iyo iyitsinze niyo mfana. Wari bwaje kuri stade kureba umupira? Yego nagiyeyo kuko hari igihe bantumira nabo n'abakinnyi n'inshuti zanjye n'abahanzi bagenzi banjye, ariko ntago mbese binyenteresa cyane kuko mba ndi kwandika, mba ndi gutekereza ibyo nzakora, mba ndi gutekereza ibyo nzakorera uriya, mba nuko. Icyo gihe ujya kureba umupira hari hakinnye izi? Hari hakinnye Kiyovu na APR. Hatsinze iyi? Hatsinze APR. Indi hatsinze Igitego? Ntago namukubwira. Umupira warangiye ute? Warangiye nyine abantu bose bishimye, byari 2-1, ngenda numva nibyo. Yego, ubwo nukuvuga niwo mupira warebye, nk'iyo ubonye se uri kumva abantu bavuga Reyo APR, ibyo bintu bumva ari inkuru zimeze? Oya, numva ari byiza kuko buriya nibyo, buri wese ntago burya abantu bahuza gukunda. Hari ukunda umupira, ukunda sinema, hari ukunda ibi, hari ukunda ibi, bose ari gihe ubu bikunda, ariko umutima cyane ntago ari byo wabihaye. Hari igihe nigeze gufana kera Kiyovu kera, nkumva abandi barafana ko twe dutuye kuri stade, nanjye nkayifana, nabona itsinzwe nkirwa ndira nkahita mbivaho. Mba gufana. Kiyovu uyu mwaka none nameze neza, nushaka wongera uyifane, sinzi imba makuru yarakugeza uko imeze neza. Ndabakunda, nkunda abakinnyi b'umupira, nkunda urumva baba batanze imbaraga zabo kugira ngo hagire bashimisha abafana babo nabo ubwabo, nuko ngo umupira ni ikintu gishimisha abantu, gituma buri wese ubwenge busa naho bwagutse, ariko ntago ngewe ngira umwanya wo kuvuga ngo mbifatire cyane umwanya cyane. No kuvuga n'ubu Kiyovu imeze neza ntabwo bizakuzana ku kibuga kandi warayikunda? Oya, ashobora kuhaza, sinavuga ko ntahaza, ndahaza nkabona ni byiza, nuko ngo muri rusange umva ndabashyigikiye mu buryo bwose, kubera ko mba mbona ibyo bakoze, imbaraga batanze, harimo igitambo buriya batanga cyane. Ndabikunda. Tugaruke ku rundi ruhande rw'ubuzima, umaze imyaka myinshi ukina filime, wagiye ubiboneramo ibihembo, igihembo watwaye ukavuga uti iki gihembo ndakishimiye cyane naranakivunikiye ni ikihe? Igihembo natwaye ni filime nanditse Ayubusa, hari muri Petit Stade, hari abantu benshi cyane icyo gihe. Ayubusa ni filime nakiniye, ni abarundi n'abanyarwanda twakinanye. Iyo filime yabonye ibihembo byinshi mu gihugu, iyo nyijyanye igihe icyo ari cyo cyose ibona ibihembo. Numva ni filime nicaye nkajya mbyuka saa 9 nkandika, nkabyuka saa 9 nkayikora nanjye, kandi nanjye wayikiniyemo, ariko narishimye maze kubona ibikombe, kuko yabonye igikombe cya story nziza, ibona igikombe cy'umwana wayikiniyemo neza, ibona umukobwa wayikiniyemo neza, ibona nanjye w'umumama wayikiniyemo neza, yabonye ibikombe 3. Muri Tanzania ibonamo ibikombe 2, umudamu witwaye neza n'umwana wayikiniyemo neza. Hanyuma muri Kenya ibona igikombe kimwe, story nziza. Nuko ngo rero mbona ko yambyariye umusaruro, yatumye mbese numva ko mu kwandika kwanjye harimo avenir. Murakoze. Hari igihe wari witeze nk'igihembo kuri filime cyangwa ku giti cyawe nk'umwactrice kikabura, ubwo ni nka ryari wari umeze gute icyo gihe? Mu gihe cyashize, nko mu myaka wenda 2 ishize, nabonye ibikombe 2. Ibikombe 2 nabonye igikombe cy'umukinnyi w'umudamu witwaye neza w'umwaka, hanyuma nza kubona n'igikombe cyo gusapotinga. Icyo gihe nari nasapotinze mu yindi filime, umukobwa bita Kirenga Safina, ubu niwe wabaye umwactrice mu Rwanda muri uyu mwaka washize. Noneho nuko ngo nari nzi ko ngende bubone icy'umwactrice, mbona icy'umumama, ariko ntacyo byambwiye ko nabwo nabonye igikombe kuko narakoze muri iyo filime. Ahantu uvuga uti filime yarahangijije ntabwo nari kuhagera yitabayo ni hehe? Ni hejuru, mu nzego zo hejuru, kuko tuvuge nimba wenda umwaka urangiye, hejuru barantumira nkajya gusangira n'abayobozi. Nuko ngo iyo habaye nk'ikintu wenda bitewe n'isanganyamatsiko, barampamagara nkajya kubakinira théâtre.
ni ukuvuga ngo ibyo byose ndabyishimira, ni ukuvuga ngo bareba ibikorwa byanjye nubwo ntavuga ngo biri hejuru cyane kuko ndacyari hasi, ntabwo ndageraho ngewe nifuza cyane, ariko bizagenda biza kandi ndabizi ko nkora. Murakoze. Ikintu cyitwa ubwamamare abantu hafi ya twese turagikunda, ariko bamwe bakavuga bati ni nabubi. Ikintu ubona kwamamara byakubangamiyeho ni iki? Ntago wisanzura nk'uko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo bamwe bashobora kubyitwaza, abandi wenda ntibabyitwaze bitewe, kuko bishaka kugira ngo ushishoze, bishaka kugira ngo witonde, kuko bishobora kukujyana mu byo utatekerezaga cyangwa ukumva ni byiza kandi abandi babona ko ari bibi, kimwe nuko bishobora no kuba byanagusubiza hasi. Ni ukwitonda muri byose rero. Ni ukuvuga ngo iyo icyamamare igihe icyo ari cyo cyose reba, ese ko ndi inyenyeri iri kumurikira buri wese, uwo wese arashaka kwifuza kuba namera kuriya, uwo wese arashaka kwifuza kuba yamera kuriya. Itondere rero kugira ngo utagira bamwe ushyira hasi cyangwa abandi ugusha cyangwa abana ushobora kuba washora muri ibi, ahubwo reba inzira uri gucamo, urebe niyo ushaka wenda kugira ngo ugereyo, ariko urebe ko uri kugenda utanga urugero rw'abantu benshi. Murakoze. Uyu munsi filime mu Rwanda ni ikintu abantu bakunze cyane, kandi ukaba umwe mu bantu batumye gikundwa ku rwego gikunzwemo. Ubona gute ni iyo uyishyize ku munzani, ubona filime nyarwanda ihagaze ite uyu munsi? Ihagaze neza. Ihagaze neza ni kwa kundi ushobora gucuruza uyu munsi, ejo ukaba wahomba, ejo ukazamuka, ejo ukagera hagati, nuko ngo bigenda bimera nka gutya. Ariko twe twavuye hasi tugenda tuzamuka, ntago twavuye hasi dusubirayo cyane, oya. Ahubwo nuko ngo urumva twakoreshaga amakamera atagomba gufilma filime. Ubu ngubu amakamera yaraje, ubu buri wese arimo arabasha kuvuga ngo nakwiyandikira script. Iryo ni iterambere, buri wese ari kubasha kumva yuko nakina. Iyo wumva yuko ufite ubushake kandi wumva wakora cya kintu, nubwo utabukizi neza, ariko hari igihe bagukosora, hari igihe usanga uhuye n'umudirector mwiza akawukosora akarira wenda tuvuge ya mpano wowe ufite. Nuko ngo ibyo ni iterambere, ni ibintu bigenda bizamuka buri wese abyumva. Abadamu baratinyaga. Nagiyemo ndibuka rimwe njyamo, batumira inama y'umuryango bati mama Gentille yaguye pe, umuntu ugiye no gukina filime. Noneho batumira inama y'umuryango barambwira bati mama Gentille yaguye pe, umuntu ugiye gukina filime, umudamu akina filime. Ubu kuko azajya bari kumwe n'umugabo ngo yashatse undi mugabo ngo bari guteretana ngo ngewe ndababwira nti gukina filime ni ukuva muri ukajya mu byo bagohe kukina, ariko byo byonyine kami ka muntu n'umutima we. Ntago uriya mugabo n'ubu nifite umugabo maranye nawe imyaka 20, ntago ngiye kuvuga ngo ngiye gukora ikibi kubera yuko ari filime, oya. Iri ni irindi terambere, kuko badamu ugomba gutinyuka mukagira uko wagenda ukubaka ukazamuka kuri etaje uri umudamu wambaye gisarubeti ukajya uhereza cyangwa ugakoterana si mukagira gute. Nuko ngo kuki tutabibabuza se? Nuko ngo nugufunguka mu mutwe, nukureba yuko ibitekerezo cyangwa icyo wakwigisha kigiye gukwira ku isi yose, ugatinyuka. Filime ni umwuga kimwe n'iyindi, ni nko umuganga, ukagenda ukarara ku kazi gutera abantu inshinge cyangwa ukigisha, cyangwa ugacuruza, cyangwa ukajya Dubai, cyangwa ukatwara indege, cyangwa ukazikanika. Nuko ngo ni umwuga kimwe n'iyindi. Ntibabyumve neza, ariko byageze aho barabyumva. Ariko nkabona sinzi niba ariko nawe bitekereza kuri societe ahari wenda bo bakigufata muri ya shusho ibyo yakinnye, kuko hari nk'ubushize hari indirimbo nabonye abantu bakwifashishije mu ndirimbo, ariko n'ubundi bakaguhereza za role mbi nk'iyo mu ntare y'ingore. Ntabwo bikwereka ko societe yabigufata nk'intare y'ingore? Buri wese burya atekereza ukwe, buri wese yagutekereza ukwe, ariko siko ngewe mbifata mu mutima. Ni ukuvuga ngo ahita abona yuko ubuse ku isi yose ubugome nta bugome buhari. Ubugome burahari, tugomba guhishura amabanga ya babagome. Twabiririmba, twabikina muri filime, twabikina muri théâtre, twabikina muri théâtre za radiofone, kumva kuri radio ukabyumva. Ni ukuvuga kugira ngo ba bantu bo gukomeza komera nk'intare y'ingore. Ni ukuvuga ngo rero nta kintu nge bintwara, kuko nakazi kanjye kandi nabyishimira, kuko mba nabikoze neza, buri wese akumva ko ari byo, ariko kandi atari byo. Ndi guhishura amabanga ya babandi badakora neza. Murakoze. Tugana ku musozo w'ikiganiro, ni ibihe bintu mu buzima uvuga uti ibi bintu byaranshimishije kurenza ibindi bitabarika nabonye cyangwa nahuye nabyo? Ndavuga ku mwuga wanjye wa filime, shimishijwe nuko abantu bose bari kugenda noneho babyumva.
urumva hakinaga filime abantu nka 2-3 bangahe gutyo, ariko ubu abenshi bose barashaka kwinjira muri uwo mwuga. Abenshi itangazamakuru bari kubona yuko abantu bashobora kugira icyo bamarira. Noneho amasosiyete runaka, ibigo runaka, abantu babona ko abantu bashobora kugira ikintu babamarira bafatanyije, barabakorera publicité, barabavugira rikagenda rikagera ahantu kure cyane. No kuvuga ngo usanga n'inama ziraba, ugasanga abaturage nitwe bashaka kurenza uko umuyobozi runaka yavuga, ariko twajyaho tukabibabwiriza mu gukina theatre cyangwa mu gukina filime, ugasanga barabyumvise cyane kurenza uko umuntu yafata mikro arimo aravuga. Ibyo byose amaze kubibona, ni ibintu bishimisha ko iterambere rya filime ryacu riri kugenda kandi buri wese arimo arabyumva. Urumva filime ni umwuga twigana abanyamahanga bamaze imyaka 400, twe tumaze imyaka 10. Urumva nta hantu twe twagira ngo tubafate, ariko birimo biragenda neza kuko turi kugenda natwe neza, barabibona. Nk'ubu nka filime y'Abanyanigeri nta bantu benshi bakireba, ahubwo usanga birebera filime nyarwanda. Wajya muri ibyo bihugu kubera bakundaga Amanyanigeri niyo yabonekaga cyane, nibo badutanze, ugasanga nizo bakunze, ariko ubu ngubu bakunze inyarwanda gutyo gutyo. Rero ni ibintu numva bigenda binshimisha. Indoto zanjye numva ziri kugenda nko kuri 60%, hasigaye nka 40 nabyo birakunda. Murakoze. Ni ibiki bintu byakubabaje cyane mu buzima? Ibyambabaje nuko nta babyeyi ngira. Icyo nicyo cyambabaje ko nabuze ababyeyi ndi mutoya, bituma mba responsable w'abana 7 kandi ndi muto nanjye. Bituma nshaka imburagihe, ariko uko Imana yabigennye ni kuri yari yabigennye, narabyishimiye. Yego. Uyu munsi bibaye ko uhinduka nka mwarimu, isi yose ikabiri bugutega amatwi, abantu bose bakaba banakureba bakavuga bati ngaho gira isomo ry'ubuzima rimwe wigisha isi yose, nirihe somo wabahereza? Nabigisha isomo ry'ubumuntu. Gira ubumuntu muri wowe. Wowe nimba uri umuntu, gira ubumuntu, kuko ushobora kuba uri uyu nguyu ejo ukaba uwundi, cyangwa ugashobora kuba uri uyu nguyu ushobora kugirira umumaro uyu mu wundi mwanya uriya wakoreye ari uzagira umumaro famiye yawe. Gira ubumuntu muri wowe, wumve yuko utari inyamaswa. Inyamaswa iri ukwayo, nawe nubwo abantu bavuga ngo ni inyamaswa, ngo nta nyamaswa mbi iruta umuntu, ariko umuntu aruta ya nyamaswa kuko ubasha gutekereza ukareba icyo wakora. Ntugire kandi umujinya uhutiraho, ahubwo banza utekerezeho gato. Umujinya ukoresha byinshi, ubanze utekereze, ese koko kiriya kintu koko nayo ngiye gukora nicyo? Numva koko umaze gutuza uhita ubona ko atari cyo. Ubumuntu mu mutima wawe kwanza mbere ya byose. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Ni naho dusoreje ikiganiro twagiranye. Reka tubashimire ko mwaduhaye ikaze. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Tunabifurije amahirwe masa muri filime muteganya kuzakinamo no gukora. Nge rero ndi Yves Nkuye mu rugenshimiye mwese abo twabanye muri iki kiganiro. Reka mbibutse gukanda hasi aho hatukura kwako kantu kitwa subscribe kugira ngo tugishyire ikiganiro mujye mukibona. Munibuke gusangiza abandi iki kiganiro. Ikiganiro cyiza nk'iki twabashakiye umukinnyi mwiza nk'uyu mukunda, mugisangize n'abandi, hari ababa bamukumbuye. Ubwo nge turasubira mu kanya, harabahaje ikindi kiganiro gishya.